Ndi Papa Sava. Ariko ntabwo ukwiriye kumfata utyo kabisa. Oya njyewe ndahari ndakubwiye ngo wowe ndahari nta hantu ndi bujye umunsi wose ndahari rwose. Oya ndahari pe ndahari none se ndakubeshya njyewe. Umva kweri. Ariko kubera iki niba hari akantu k'akabazo kabaye ka tekinike ushaka kubigira ibintu birebire ukabigira ibintu bya danje. Oya ntukamfata utyo rwose. Reka nkwereke noneho. Njyewe urumva ibintu ndabifite hano. Ntago ndi umwambuzi kabisa. Noneho wowe saa 8 top mu kadomo. Saa 8 top. Ubu ngezeho kabisa. Bishwa saa 8 utindi kwa Papa Sava ku marembo ndaba mpari kabisa. Njye ndaba mpari. Ntugire impungenge habe na urankura hese ko bakubeshye. Mama Sava. Wese kandi ubwo rero nukuvuga ngo ibiryo byawe ngiye ntabiriye rwose. None sugiye he? Yewe abantu nyine baramamagaye bati tugereho vuba nyine tuguhe iki tuguhe akazi. Ubu ndigabye nyine. Ndumva bikaze. Bidakarasa wagize ngo ibyubu biroroshye. Nubwo kubita nyine ugakubitiririza kugira ngo ugire icyo ubona. Nese ugira ngo biba byoroshye Mama Sava. Kuko ugiye utariye. Oya nibura uragaruka kare. Wacyumvara ubu se ndakubwira ni ngiye Kigali ndajye Kigali hanyuma ngaruke kare ndarara nyine urumva ko ndi burare. Usibye kurara kandi bijemo gute Papa Sava? Ariko se ubwo urumva nyine abantu niba bambwiye bati banguka Kigali tuguha akazi kandi urabibona isaha aho zigeze ndajyayo tuganira iby'akazi wenda ngire no kubemeza ninkora nyangiranya hanyuma none urumva nagaruka. Nibura se wibutse gushyiramo uburoso na korogati base ejo wazakoresha. Abagore borosa mu gitondo. Abagore bo nabo barasetsa rwose. Ndakubwira nti ngiyeyo ntago mfite iki nta kintu mfite. Ubwo se gukutura umunwa n'amenyo urumva ari cyo kintu gikomeye cyangwa cy'ingenzi gihari. Urumva gukutura amenyo ari cyo kibanzira ndaba naraye ngangitse hanyuma mbyuke numva nakwishyira korogati mu kanwa. Ubure kugira gutyo uvuge uti akira bitanu nibura rogi upfe kurara aho ubonye ha makeya. Ngo mbyuke ngo nkutura amenyo nkutuza kanwa. Akira tazaburi ibyara ngo ararogeho kabyara. Dore urabona ko nsigaranye bitanu byonyine. Ubona se biri bumfashe mu kidomange cyanjye. Ariko ubu bukoze rero. Ubu bukoze nanjye reka nigabe. Mvugane nabo. Nizere ko ejo uzagaruka uri gahunda twari dufite uyu munsi. Ariko Mama Sava nawe jya utekereza ko agahanga umugenzi kabi yagiye. Sibyo sheri. N'ibinkundi ranzaza ariko nshaka no kuguhamagara nkakubwira ni bahise bavuga ngo patro tangira akazi. Ako subwo ko ntabwo ushyiramo ibintu byose ubwo wapakenze ibintu byose. Ndebera indi mayo. Ujyanye mayo imwe? Nari njyanye imwe nambaye ndebera indi mayo. Reka nkurebe. Amasengeri yose arimo. Amasengeri arimo. Ndebera indi mayo wo kabyara we gira vuba. Yewe narindi utanzaho kabyara. Mama Sava reba iyo mayo vuba gira vuba. Wiki eko wese kandi wigabye ujya hera ngwejo ushuti ngo njane ntabyo uzi ntabyo uzi ariko ndavuga gahoro iki ndagura inzira se wampa amafaranga yanjye ubu ntiwari wongeye uncitse ubu ntabwo wari ugiye ejo bundi ntabwo ari ukwangiza utyo ukanyura mu myanya y'intoki ukabura ncitse ariko ibyo mvuga ni ibiki mpa amafaranga yanjye noneho umva ko nuncika uyu munsi ariko saa 8 ugiye uragiye uravuga ngo uzagaruka ejo ngo ariko nkiba barikira koko njyewe uraza kuvuga ngo ni nguha amafaranga ubu mwararebye musanga Papa Sava niyo muntu ufite amafaranga yo gupfubuza uti nzajya muzajya amafaranga yo gupfubuza Papa Sava urayahakanye nta mafaranga yanjye 40 nakugurije ariko mukaza kuguza wowe nkakubama nta nubwo ari bitanu ngiye ngurimo amafaranga 40 Mama Sava tekereza ngende ndimbata amafaranga urapfiki koko none umwuka tekereza wowe wakugurisha uko uhagaze ubundi cyo ufite cyokora wenda ndada ubu wowe wavamo 40 ariko ntukajye
Mama Sava ntiwumva none se ubu 40 urashaka no kuntukira hejuru y'amafaranga 40 hari wayagura ariko uyu urabona atarutwa n'ihene yariye cyane ikabyimba kata 40 wayabona ariko kuki iyo muje kuguza ko muza kuguza mwaciye bugufi n'umutima mwiza ngo rwose dufite ibibazo umuntu yamara kubaha amafaranga ye mwarangiza mukajya urayahakanye Papa Sava nta mafaranga nkurimo urayahakanye nta mafaranga nkurimo urayahakanye niba muri amafaranga mwamwishyuye amafaranga ariko se wa mugore urambwira ngo mwishyure amafaranga agiye murimo amafaranga nta n'igiceri cy'icumi murimo ngewe umva rero nkubwire Papa Sava urama amafaranga urashaka kuzana ibyo urama amafaranga yanjye urashaka kurwana urama amafaranga yanjye ndimba umva Mama Sava bwiringirwa mugabo yawe niba ushaka kongera kurana nawe mu buriri wumve ampa amafaranga yanjye cyangwa nkora akantu none se niyo yaba kurimo amafaranga ugiye kwihanira ukoresheje ugiye kwihanira urampa amafaranga yanjye ibyo byo kwihanira akantu usukore gakore gakore uri mu biki ndimba uri mu biki reka nguhururize none se ubuzi ko ibyo ukora ibyo ujya unkora rero ngewe ntabishobora amafaranga urayampa cyangwa ntabwo yampa none iyi ni ikipuzanya none iyo ni ikipuzanya ntabwo yampa cyangwa urayampa amafaranga yanjye none aba ni ikipuzanya bakuza kunerera urugo reka barikwega ubwo uzi ko mbega ibyo ujya ukorera abandi bo batabishobora nta mafaranga yanjye cyangwa nkora akantu nta mafaranga nkurimo noneho ubwo uzanye abikwega ahangaha ntibikwege noneho bankubitire mu rugo nta mafaranga urimo Papa Sava amafaranga yanjye urayampa nta n'igiceri cy'ijana nkurimo mubona mudakabya kuza gutera urugo rw'abantu mu gitondo muri iki gihe koko oya reba nawe inga barahuje n'abambaye kasike ngo baje gukubita Papa Sava reka twumvikane twumvikane aya mafaranga ye nayo ko abayabonye yavunikiye njye nta mafaranga murimo noneho ndabizi ariko Papa Sava umuntu w'umugabo yaza kukwishyuza ibintu ataguhaye ku buryo se wumva waryo twebwe tuburara njyana igiwanyu nari naza gukoza indosho mu nkono yiwa cyangwa utanyagera umugore ahangaha noneho nkakwereka urumva njye nari naza ugashaka no kunkubitira umugore hejuru y'amafaranga yacu ibyanjye byatetswe na Mama Sava urumva buriya barababwiye bati n'andi mutama mwabona amafaranga mudatekeye imitwe Papa Sava noneho reka nkwereke ariko nukuri aka ni agasuzuguro nureba Marigari aka ni agasuzuguro n'agasuzuguro uza kwereka abantu hari yuko nawe uvuze ko ari agasuzuguro umugabo wawe arya ibyanjye biba agasuzuguro noneho yaba yakuroguruza abantu mu gitondo mu rugo rw'abantu noneho ubwo ari agasuzuguro reka noneho ngusuzugurire rimwe mpanere rimwe mpannye ndimba tuwaretse kunyinjira Mama Sava igarukire ndimba nterera urugo igarukire Mama Sava urabibona ibintu wamurimo gukora ko kera wabaga wifura wakwihanganya ukamuha amafaranga ubu muri no quartier ni waromberejeho aza kwekuza abashyize ku murongo ngo muze noneho muze kwigarurira ibyaro ko byiki mwakwishyura ibyo mama arari ariko niba ndimba uri mu biki umva nyitambika cyangwa noneho ngira ko ikigwa hasi beho mbahomboka urumva nyitambika ahubwo yijyane nawe azaguha amafaranga yawe uzayimuha ariko niba atayamurimo urabona yakora ibintu ku manywa y'aho ariko se nyamurimo nta bijyanye mwese ntimubikuriye Papa Sava ndambikurira wamuha amafaranga ngo ni ukuvuga ngo nawe urabishyigikiye ngiye guhamagara inzego z'ubuyobozi ngiye kuzihamagara kandi mumenye ko ari ubufatanyacyaha mwe mwese reka ngewe mpamagara inzego nitangira kwisubiraho naramutse atayamurimo ntabwo twaba tubaye abafatanyacyaha niwabeshyeye reduruwa igenda umurongo ugororotse ngewe rwose ndimbati nubwo mugira umunyamafuti ntiyakorera ikosa nyamara Papa Sava nawe yarahiye amagambo urimo guhuragura inzego z'ubuyobozi n'iziza uravuga ko wanereye urugo aramutse abikoze ariko ndimbati we yabikora koko ngaho se hamagarara ubwo ntiwarangije guhamagara ndi kubandikira mesaje nyamara ibi bintu muba mukora kandi namwe ari mu ngo zanyu abantu bakabyukira mu ngo zanyu byabababaza ntundenganye pe ibi bintu ze gushyiramo ubwenge kantu k'agasamba gusa kakagoryi
uranyicira ubwisa se wica ubwisa iki bigenze bite uranyicira ubwisa ubwo bwiza bumeze nk'ubwo buhuza uranyicira ijisho iki bigenze bite karanyicira amajisho uranyicira muba mushaka ibyubahiro bitafite n'umumaro singiye mesaje si yo katayanyoherereza ariko isi irikore papa sava nawe wigize inturi akira mufate ibyanyu wigize ingegera ryari koko ariko se fata televiziyo fata mufate ibyanyu cyangwa amafaranga yashyize kuri ariko telefone ubwenge bwari bwiza butamenywa na bose nako fata jyana shabiranya mu ikorere se ngaho kasoni ari ukugira ngo unge amadeni n'ibyo wasize ukoze hano papa safa ndafite ngo mpereza y'ibihumbi bitanu ariko mwazajya murinda icyuma mpereza amafaranga yanjye yafashe se nari ngaho ubundi papa sava yahindutse ariko se mwebwe mukomera umuntu dore uko bakomera umuntu dore uko gakanuye ubwo se ntikamwaye ntabwo urebe uburyo bunkoze isoni mu bantu ntabwo urebe uburyo bunkoze isoni mu bantu papa sava wabaye n'umutagatifu ntazi ko ngo ariko byana sha bijyanye we mutagatifu